Shalom, ngiye kubasuhuza, njyewe Valentine kuri Shilo Barakare channel yanjye. Uyu munsi nari nifuje kubasangiza ku kijyanye n'uburyo umuntu yakora akarabyo ka dekorasiyo, kaba ko gutegura ku meza mu rugo, kaba ko wagategura ku meza wakamanika, mbese wagategura ahantu hose wumva ushaka. Ndagereza kukabereka, ngende nzengurutse gake gakeya. Murabona ko ni ururabyo hano, reba ukuntu ruteye. Ururabyo ushobora kuba warutegura ku meza nk'uko mvuze, ushobora kuba warushyira ahantu hose washaka, ushobora no kuba warushyiraho buji. Ngiye shyizeho akabuji gatoya mfite, murabona ukuntu rukoze, runo rurabyo. Mbese ni indabo nka zingahe zifatanye. Ndagerageza kubibereka ku buryo uramutse kuba urukeneye warwikorera. Rukoze muri parasitike, agacupa nakuyemo yogurute. Aka kantu wakikorera byoroshye rwose. Dore ngaka ukuntu gateye, aka kantu ni uku gateye. Nagira ngo mbashe kubereka kugira ngo ubutaha nzagakore noneho mwese murebe ukuntu kakorwa. Hari igihe ushaka nko gutegura akantu ariko gute kano kantu ngewe sinakikora, ntabwo njya kukagura mu isoko. Mu gihe uri mu ufite nk'umwanya ukaba wakikorera. Aka murabona ko naragakoze ndangije sigaho amabara. Si ngombwa ko wasigaho amabara, ushobora no kukarekera ari umweru bitewe niba rushaka. Ngewe numvaga rero nshaka kukagira umutuku, ku buryo mu gihe cya Noheli washatse gutegura mu gihe cya Noheli wagashyira ku meza. Ushobora kugatereka hejuru y'ivaze, ushobora no kuba wagatereka ku meza. Ni byiza wenda nitugakora tukakwikorera, tuzagenda tubona uburyo ki kameze. Ariko dore ngaka uko kameze, mukitegereze. Ubwo rero Uwiteka aduhana umugisha. Ni ngombwa kwiga utuntu rimwe na rimwe turi mu rugo, mu gihe nta yindi mirimo dufite yo gukora. Sandibwira ko mwese mukabonye. Ubwo tuzongera guhura ku munsi wo gutegura ibintu bijyanye na dekorasiyo. Imana ibagirire neza ko babashe kugakurikira no kugakunda. Ubwo bazagakunda muzanyereka, tuzakiga nkurikije n'uburyo abantu bagakunze. Ku bazagakunda no tuzafatanya kugakora. Sawa, Uwiteka abahire. Ni iminota mike nkoresheje nyine, ntabwo yari umwanya munini, kugira ngo umuntu abashe kureba uburyo ki yategura akantu ke akikoreye, utagombye kujya kukiga ugatanzeho amafaranga. Yego. Buji ubasha kuba wayikuraho cyangwa se ukayiterekaho. Noneho wayikuraho hano ushobora gushyira nka papiye mushwari ukaba wayishyira hano hejuru, mu gihe nk'abantu bari ku meza bashaka nko kurya, ukaba wayishyira hariya ku buryo umuntu abasha kuyitora nta kibazo, ko buji nayo inyishubijeho. Murakoze kunkurikira kuri subscribe na share, mukande ku nzogera nanone.